mwakijijwe koko. Oh haleluya, nuko bizajya bitungura abantu. Munyemerero tugiye kumva ijambo ry'Imana, turakibice abaririmbyi kereka ushaka gutaha ushaka utahe n'akazi kawe, ariko hano dufite abakozi b'Imana. Munyemerero tugiye kurarika umunyamabanga wacu mukuru, agiye kutubwiriza umukozi w'Imana, hanyuma reka sabe rero buri mandwa n'ibyiteza n'iy'ubusambanyi bita mugasa warwaye ibebe n'inda n'ibituma abantu badasenga bitarutukusambuka inkuba ya nyirajanja afatanya n'imyuka ya ngunda ya rubebye waryaga inka yose akayimara. umunsi mwihaga ndakoresha Karumeli cyane kandi ajya mitamo ahantu kandi nta gusura nk'uko waje, ariko kutabimubwira uwo mwegeranye mubwire ngo nta gusubirayo nk'uko waje. Byanze bikunze hari ikiza guhinduka, hari icyo Imana iri bukore ku buzima bwawe. Haleluya, ndabakunda, nabakunze mu izina rya Yesu, kandi nejejwe n'Imana kubana namwe muri uyu mugoroba. Nitwa Sindikubwabo Jemuve. Ayo mazina ni maremare dukunda kuyahina mu izina rimwe rya Jamari. Iyo ni kera nyigaga narandikaga urupapuro rukuzura, ngo rero ndaduhinashyiraho JMV Sindikubwabo ryo ni kilometrike. Ubwo kugira ngo mbihine Imana impaye ka pastor, shyiraho Pastor Jamari biba bihagije. Na YouTube channel yanjye yitwa Pastor Jamari Official. Iyo ugiye kuri channel yanjye ukurikira inyigisho zanjye n'ibi byose mu minsi zamuraza kwa mubibonaho rwose mubikurikirana. Bwana sifiwe. Rero reka nshimire Imana kubw'abashumba dukorana umurimo, by'umwihariko Reverend Bazina JMV regional w'intara y'Iburasirazuba kubw'iki giterane cyiza yaduteguriye cy'umugisha. Igiterane kiravuna, tumaze iminsi tugitegura Karumeli Kigali, cyadutwaye imbaraga zaba iz'ibitekerezo, iz'amasengesho, iz'amafaranga. Rero gutegura igiterane biravuna, nabo mwafatanije turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Mu neza amashyi tubashimira. Kandi ndashimira Vice Representa waje kubana natwe ahagarariye ubuyobozi bw'itorero, mushumba mukuru uri hano mu ikositimu nziza n'umusaraba n'akantu mu ijosi, dukomere Imana amashyi. Kandi nyakubahwa Reverend Augustine from Gisenyi, turagushimira kubana natwe uturuka i Gosheni hariya i Kongo. Hariya ni Kongo, biragaragara rwose ko izahabu yakugezeho, ifi yakugezeho, umerewe neza, wakoze gukora urwo rugendo ukaza Iburasirazuba ukaza kubana natwe. Mushimire uyu mugabo kandi abagiriye gutya rwose, ni umugabo w'Imana cyane. Mukobwa wanjye Teddy rero Imana ihagurukije ntacyo namuvugaho, mwese mwiboneye, ni amavuta yigendera, n'ubwiza bw'Imana ni Yesu musa wigendera. Yakoze cyane, yakoze igikorwa kidukora ku mutima rwose, reka tumushimire. Kandi Imana ikomeze kwagure ayo mavuta uyagumeho, uva mu rwego ugera mu rundi, uva mu rwego ugera mu rundi. Kandi ubwo ndabivuze Jamari, ndahanuye je sinjya ntigita, ntago njya ntigita. Amavuta abashumba tugiramo ntidutigita, tugategeka, we command, tugakomandinga kubwo butwara Imana yaduhaye. Rero ndategetse ngo uve mu rwego ugere mu rundi. Indege uzurije, Imana iguha abaterankunga, Imana igucingurira imiryango, Imana iguhuze abakomeye mu izina rya Yesu wampamagaye. Wewe umunsi igisuzuguro kikuveho, wewe umunsi uburetwa bukuveho, wewe umunsi Imana iguhindura izina. Wewe mavuta ndategetse mu izina rya Yesu. Birabaho Imana yabwiraga witwa Kuro, Imana imaze kumwimika iramubwira ngo nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize.
ibigeragezo Imana igiye kubicamo kabiri. Ugiye kwinjira aho wari wananiwe kwinjira, ugiye kujya aho wananiwe kugera, indege ugiye kuzurira. Bwana sifiwe. Sozi mubwira ngo kandi zakenyuruza abantu, zakenyuruza abantu. Hari abantu Imana igiye gukenyuruza gukenyeza, hari abantu Imana igiye gukenyuruza gukenyeza mu izina rya Yesu. Iraba ngo kandi nzaguha n'ubutunzi buri ahantu hihishe mu mwijima, abantu batarebesha amaso nzabukurayo, kandi iraba ngo uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka n'amashereka y'Amerika, uzonka n'amashereka ya France, uzonka n'amashereka ya Belgique. I prophesy in the mighty name of Jesus. Yes, I ndahanuye mu izina rya Yesu, uzonka n'amashereka y'amahanga. Hallelujah. Uko wibona ntago ari kumwe, Hallelujah. uko abantu bagutekereza si kumwe, Hallelujah. uko abantu bagufata si kumwe. Imana Yes, igiye kugaragaza uburi. Shandora Pilifa. Yakire mu izina rya Yesu. Ndakire mu izina rya Yesu. Era haleluya. Hallelujah. 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 Ariko Yesu ari ahantu cyangwa ntabwo ahari? Yesu ari ahantu cyangwa ntahari? Hari umuntu we wumva Yesu muri iki giterane? Yesu ari ahantu cyangwa ntahari? Birambwira ngo Yesu Kristo uko yari kera n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Umwami wacu ntabwo ajya ahinduka. Mukomere mu mashyi mu izina rya Yesu. Nari ndimo nshimira ngeze kuri beti nani kuri tedi, numva ubuhanuzi buramanuka. Ndahanura none kandi byanjye ntabwo bitinda. Ndabyakiriye bwashu n'inkuba ijambo ryanjye rimwe mu mwaka cyangwa mu myaka itanu. Rero ubuhanuzi bwanjye ujye ubwitondera. Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Maxine, you really very exciting. Uri umuntu udasanzwe rwose, uko watuyoboye biteye ubwoba. Hallelujah. Iyo mbimenya mba naragutumika rumero ukatuyoborera igiterane, ariko icyo ubutaha uzajya uba wahateye puresi. Hallelujah. Imana ikomeze kugira Karumeli, muranejeje kugendana namwe ni nk'amata. Mana yanjye muse koko unanjye ntabwo uzajya abandi bose nzajya mbiruka. Uze najyanye namwe koko koko nayo mavuta muri indege tugenda, mufata ubwato tugenda, mufata icyogajuru tugenda. Bantu b'i Karuvari turabakunda mu izina rya Yesu, turabakunze mu izina rya Yesu. Bantu b'i Kana turabakunze mu izina, ariko i Kana muzi icyahabereye. Hariya muri Kabana nari Miss Kana, ariko Miss Kana ngewe. Bantu b'i Kana muzi icyabereye i Kana? Imana yahinduye ibintu. Bwana sifiwe. Imana igiye guhindura ibintu kuri uyu musozi. Mukomere Yesu amashyi. Ubu rero abayobozi tugira za presentation nyine natwe tukarondogora, ariko ubundi niko babimeze. Haleluya. Ubuyobozi rero bw'itoro muri rusange na Bishop yatubwiye ngo tubashimire, ntiyabonetse kubw'impamvu z'akazi, ariko mu buryo bw'umwuka muri kumwe kandi ibyo mukora biha agaciro. Haleluya. Rero yambwiye ngo tubashimire ko muri abantu b'abagabo. Mwikomera amashyi umuhanzi wacu wegera ngo sinzi yo yagiye mu kanya aracaha aragaruka bongere, we araririmba gusa ukabona n'urukerereza abagenzi. Neza ukabona n'uruke neza kabisa.
yavuga ati kubita rero bwo ukabona abazimu baracanganyikiwe. Siko bimeze ra? Mwanyemerera tukabumbura Bibiliya tukajya mu Kuva ibice byaho 20 murongo wa 5. Amen. 25 ubwo baraza kumpera mikoro Reverend Damian, ibindi byanditswe azajya bisomera nkuko yafashije ejo, cyangwa ducunguze uburyo umwete. Bibiliya iravuze ngo ntukabyikubita imbere, ntukabikorere kuko ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa basi, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Wenda reka some iki cyanditswe kindi kimwe kiri mu Kuva 23 umurongo waho wa 26. Aravuga ngo mu gihugu cyawe nta uzavanamo inda, nta uzagumbaha, umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Utagize gute? Areka dusoreze mu maganya ya Yeremiya bice 5 umurongo wa 7. Aravuga ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo, abagaragu nibo badutegeka, ntawe ari wo kuturokora ngo dukure mu maboko yabo. Ibyo kurya tubona duhaza amagara kubw'inkoto mu butayu, umubiri wacu urirabura n'inkuba y'inkono bitewe n'inzara yo mu butayu yatwokamye. Ibindi turabisoma mu kanya bansomera kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Bana sifiwe. Haleluya. Ndashaka kuvuga muri aya materaniro ku mbaraga zitsikamira abantu zigatuma badakizwa, zigatuma batinjira mu masezerano, zigatuma batagera aho Imana yabateguriye, zigatuma baba mu buzima bwo kwizengurukaho. Izo ni imbaraga za karande, imivumo ya karande yo Teddy yahoze avuga. Bwana sifiwe. Hari umuntu turi kumwe muri aya materaniro? Yego. Bira mugenzi ngo ugiye kumenya icyakwica, mubwire ngo ugiye kumenya icyo uzira, ugiye kumenya urugamba warwanaga narwo. Nukubera iki ucuruza bikanga? Oya, ntabwo navuze ngo usubiremo. Nukubera iki ushaka nyuma y'umwaka umwe divorce? Nukubera iki mu muryango wanyu nta muntu wigeze wiga ngo arangije na primaire? Nukubera iki urwagwa rwakunaniye kuruvaho? Uraza ukanihana tukagusengera ngo kubera iminyururu ya karandi kuboshye, mu kanya bakagukubitira icupa mu kabari wasubiyeyo. Nukubera iki ubona amafaranga ariko akakunyura mu myanya y'intoki, nta terambere ujya ugeraho? Nukubera iki urugo rwawe ruhoramo intonganya? Abana muceceke. Nukubera iki wumva ushaka gukorera Imana no gukizwa? Buriya indaya zose ziri mu kabari n'abantu bose b'abanyabyaha ujye ukaganira yawe gukizwa ni byiza. Nta muntu udashaka gukizwa. Kubera iki badakizwa? Kandi ari byiza. Mwari mwabona ihene irishiriza ku kiziriko? Hari igihe ihene ijya kurisha hari ikiziriko kikagira gute? Kikayigarura. Turimo turagenda na bene data. Leo urashaka kujya mu byiza, urashaka gukora ibyiza ariko bika gukora uruziriko rwa karande rwagize gute? Rwagize gute? Rwaku mukuru wawe akaba yarabyaye indi idateganijwe, ubibona, akaba mu buzima bubi, abana bakaba za marina, ariko nawe ukarenzaho ukabyara. N'umwana wawe akazagira gute?
kubera ko karande n'imbaraga zigukoresha utabishaka kandi zikagukoresha ibyo udashaka wowe zikakujyana utagize gute. Niyo mpamvu Paul avuga ngo ngambira gukora iby'isi bikagira gute. Karande mwebwe murayizi. Ndagira ngo tuyiganireho abantu binaha uyu mugoroba duce karande amateka yacu agire gute. Ahi niba utarasezeranye mu muryango nawe usezerane, niba utarubatse urugo nawe ugire gute. Niba iwanyu batarize ntibivuga ko uzabaho utize. Niba mbariza mugenzi we ngo niba ukimeze nk'uko hari utarakizwa agakiza kakumarira, niba utaraborosaga akanwa karahoragamo ibivuzo n'ubu bikaba bikirimo, ukizwa byakumarira. Amamesa yabuzuyemo kandi uburoso bugura ngahe 100, ahubwo ukajya kugura ibishera n'ibitabi n'ubuvunderi n'amatende n'ubugoro. Mbega karande we, mbega karande. Kandi ishyushyu igura 200 sha, ariko karande kakubwira ko ujya kugura dundu ubwo bagasoza babudunze. Kubwira karande ngo gapfe kagire gute. Gapfe. Bibiliya yatubwiye ngo nimukabyikubite, nimukagire gute, nimukabikorere kuko ndi Imana igira gute. Mora abana gukiranirwa kwa bana nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'aba. Burereka mbabwiza ukuri ndimo nigisha inyigisho. Hari ubuzima ubayemo bubi utarabigizemo uruhare kubera ibyo ababyeyi bawe bakoze. Murankurikira? Nukizwa ntabwo ari uzabona inyungu wenyine, n'abagukomokaho bose bazabona umugisha uturuka kuri wowe. Ariko hari umuntu uri kunyumva? Ariko nukora ibyaha n'abana bawe n'abagukomokaho n'ab'ingaruka zizagira gute. Hanyuma iyo ukoze ibyaha bakagufunga ntabwo abana bawe bicwa n'inzara. Muba mwarafatanya abazagukomo. Nukiranuka ujye umenya kuri guharura inzira y'umugisha kuba azagira gute. Ariko iyo Mana mwayikomeye amashyi. Haleluya, haleluya. Hari abantu barara banigwa na za nyabingi kubera ko basekuru barabagirwa. Ariko amagambo murayumva? Hari abantu bahora bapusha abantu mu miryango bakinduka kubera ko hari ibitambi wabo bemereye abatayiboni ntibabihigura. Nagira ngo muntege amatwi, inyigisho irakomeye. Inyigisho igize gute? Hari abantu bakuramo inda kubera ari bazima, kubera karande ziwabo zidashaka imiryango izororoka. Hari abantu bize beza badashaka kubera ko imiryango y'iwabo ntawigeze yubaka urugo. Ariko uyu mugoroba ndakumenyera ibanga ryo guhindura ubuzima, ryo guhindura igisekuruza cy'iwanyu. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo ninjye amateka agiye gutangiriraho. Oya ikomange ku gatuza umubwire ngo ninjye amateka agiye gutangiriraho guhinduka mu muryango wanjye. Ninjye amateka, ninjye ugiye guhindura igisekuruza cy'iwanyu. Ariko bavuzeyo ikomangwe ngo ninjye ugiye guhindura igisekuruza cy'iwanyu. Niba iwanyu batarize nawe ugiye guhindura igisekuruza. Niba iwanyu batarubatse urugo rwiza nawe ugiye guhindura igisekuruza. Niba iwanyu bataratunze ku mafaranga nawe ugiye guhindura igisekuruza. Niba iwanyu batarakoreye Imana nawe ugiye guhindura igisekuruza mu muryango w'iwanyu. Haba abakozi b'Imana ariko wayiteye niba ubyumva. Haleluya. Impamvu nazanye inyigisho niba Imana igiye guheraho ihindura amateka y'umuryango w'iwanyu.
ni wowe Imana ihamagaye kugira ngo ihindure ikuri igisuzuguro ku muryango w'iwanyu. Iwanyu ntibazashaka, reka da, shaka tukwambika impeta, tuzane imodoka tugushyigikire kubera ko wamenye Imana, uri umwana w'Imana, amateka ahinduke. Hari umuntu turi kumwe muri aya materaniro? Hari umuntu turi kumwe? Iwanyu nta muntu uzabaho ngo amere imyaka 80 abantu bageze kuri 20 bagakinduka, ariko kuko wamenye Imana uzabaho, wongere ubeho uvuge gukomera kw'Imana. Dawidi yavuze ngo sinzapfa nzarama kugira ngo nekerereze abantu imirimo Uwiteka yageze guteye. Hari umuntu wumva afite iyo ntego nk'iyanjye yuko agomba guhindura amateka y'iwabo? Izo za Nyabingi zamaze umuryango w'iwanyu niwo amateka agiye gutangiriraho. Izo ndembo z'abarangi zamaze imiryango y'iwanyu, ndagutangariza ngo niwo amateka agiye gutangiriraho. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Niba twaramenye Yesu aricyo agomba guhindura. Ntabwo tuvuga ngo ntabwo tuvuga Yesu amagambo. Mubwire ngo ntabwo tuvuga Yesu amagambo, ariko wamunyeganyije ukamubwira ntabwo tuvuga Yesu amagambo. Tuvuga Yesu w'ibikorwa, tuvuga Yesu w'imbaraga, tuvuga Yesu ufatika, utari pirate, atari nka ya mana basunika bahoze baririmba. Wayizamuye haleluya ni mubyumva. Haleluya. Ndashaka kuvuga Yesu uyu mugoro, ndashaka kuvuga uyu Yesu. Baravuze ngo ntuzabaho, barakuremye se? Barakuvuze ngo ntuzatera imbere, niyo bakuremye se? Ngo hari ibyo bohereje, hari ibyo batongereye, reka nangaze uyu mugoroba ngo Yesu twakiriye ni muzima. Haleluya. Haleluya. Yesu akajya ahindura generasiyo, ahindura ibisekuruza, ahindura ibisekuruza, akakuvana mu gisekuruza cy'abasabiriza. Akora umuntu wumva iryo jambo. Tugomba kubaho uko Imana yaturemeye kugira gute kubaho, pana uko abarozi babishaka, pana uko abasogokuru babishaka, pana uko za Nyabingi. No, turabana biki? Turabana biki? Mwana w'Imana uraha yayizamuye haleluya. Oya wayizamuye haleluya wakabya. Biravuze ngo mu gihugu cyawe nta uzagumba. Kugumba hani imivumo. Imana yaremye umuntu ngo abyare yoroke yuzura iki? Niba hari umugisha Imana itanga mu rubyaro, nuwagwamba etaje y'ikigaraka kwima umwana ntabwo wazatunezera. Impamvu Satani ategera ku rubyaro ni iki? Nukugira ngo ujye kuraguza umupfumu ukomeye nawe bamwita ngo iki? Bamwita nde? Ntabwo mumuzi si umupfumu, buri gace kagira umupfumu ugahagarara ngo yitwa mupfumu na nyirarupangu. Nukugira ngo ujye kwa nyirarupangu na mupfumu akubwire ko ariko kugira ngo ubone umwana. Ihene y'ibara rimwe, ubwo abantu batazana amaturo mu nzu y'Imana, amahene y'amabara rimwe bagira bate? Inkoko y'ibara rimwe. Ukagenda agasambu kakagurisha ukaza kwa nyirarupangu utagira inzara zo kwishima, warwaye amagana amavunja, utazi gukaraba ngo nuje gusakira umwana, wowe aramufite. Ubwo shitani ntabwo agufashe kandi uvuye muri korali, wari umuririmbi. Wari iki? Umuririmbi. Wari iki? Umuririmbi. Muzajya mu bapfumu ureba abanyakigali baba baparitse amamodoka baje kureba gushaka ubuzima mu bapfumu nabo batari.
amagumba nta n'uzakuramo inda. Iminsi yo kubaho kwawe nzayisohoza udakenyutse. Gukenyuka ni umuvumo. Umuryango wanyu ntawe ugereza imyaka 15. Igare rya mugonzi yanyere muri dusha arapfa. Wakira inkuru nk'izo ngizo. Imana ntiyaturemeye gukenyuka. Bwa mugenzi wawe Imana yakuremeye gukenyuka. Yakuremeye kwisazira ukabona ibyiza by'imirimo y'intoki zawe n'imbuto zo mu nda z'abana bawe. Turimo turagendana. Haleluya! 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 Dore mwabashumba mwe mwamba mbona amatorero yatunani. Abanyarwanda bararagushe, Abanyarwanda baraterekera, Abanyarwanda baratumuza, niyo bari mu rusengero bamwe babazanye n'ubupfumu bwabo. Bava no mu rusengero bakajya gupfumuza kubera ko iyo karande yamyeho mu Banyarwanda yanze kuvaho. Iyo tugiye mu mateka mbere y'umwaduko w'abazungu dusanga u Rwanda, bari muzi ko mbere ko abazungu bazana iyi Bibiliya tuvuga basenga. Bari mubizi? Bari mubizi? Yego. Barasenga. Ariko Imana basengaga so tugize gute? Basengaga Imana bita ryangombe ry'ababinga banyu. Murayizi? Hariyo bitaga Nyamuhanga wahanze inka nibi. Hari niyo bitaga Nyabingi abakiga bita Nyabishi. Ariyo yari umuhanuzi w'Abanyarwanda. Abashaka ko bahanurira bajyaga kwa Nyabingi akabapfumurira. Yari umuhanuzi. Ibyo bigirwamana bitatu nibyo byayoboraga u Rwanda. Byabaga ahantu bita Butaro Irunaba mu majyaruguru. Ibyo bigirwamana byari bigifite umutambyi wabo bamwitaga Rwakagege. Niwe Abanyarwanda kuva iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru bazaniraga amaturo n'ibyacumi byose, nawe akabashirira imana zabo. Niyo mpamvu muri kamere y'Abanyarwanda ubabwira gutura bakabigira icyaha kubera ko basekuru bafite karande yo kuba baratuye ryangombe na Nyabingi na Nyamuhanga. Niyo agiye gutura azana igihumbi akivunja nk'aho itaba nk'aho ubuguru, akagera mu rusengero asigaje igiceri cya 20 kuko nicyo bajyanaga ku ngoro ya ryangombe. Uwo mwuka uracyazere n'abantu bigatuma badakizwa. Hariya bagiye kugenda bagiye kubarya amaturo, bagiye kubarya amafa, icyo giceri cy'icumi ubwo cyamari. Uwo mwuka wa ryangombe ugatuma abantu badakizwa. Kandi abo bavuga batanze amamiliyoni n'amamiliyoni kwa Nyabi mu bapfumusha. None si henda yibara rimwe guranga. Ariko Yesu dukiriza ubuntu. Haleluya. Waduhaye amahoro n'agakiza dushikamye. Abantu bakamukereza sha. Abantu bakagira gute? Ariko Yesu wibutwa ko yakuvanye uri wamuhereza icyubahiro. Ariko uyu mugabo yo wibutse ibyagukoreye ni wamushimira. Kandi ku buntu kuki nta kigusagiza ate? Yesu yuje ntahena gusaba yibara rimwe. Haleluya. Ibyo bigirwamana rero byakoreye iki Abanyarwanda? Bikorana amasezerano n'umwami wayoboraga u Rwanda bamwitaga Ruganzu Ndori wa Ndahiro. Bari barahimbye Cyambarawe kuko yagendaga yambaye uruhu rw'inka. Hari iwacu mvuka Ingarama hari urutare rwa Ndori wa Ndahiro. Hariho n'ingoma ze n'amajanja y'imbwa ye, hari abadayimoni twajyaga tuhasengera. Iyo hageze udafite imbaraga barakuniga. Uwo Ruganzu akorana amasezerano kuko buriya mu bintu bijyanye n'imivumo. Umwami yatanga igihugu, umubyeyi yatanga umwana. Hari abana bari aha ngaha ababyeyi barabatanze babo ngo bazakorere za Nyabingi, bazakorera ibigirwamana, ugasanga urahorana abadayimoni kubera amasezerano baso bakoranye n'abada. Ukabona uhora mu bibazo ntuyoberwe ibyo ari. Nawe urazira imiryango mibi wagize gute? Wagize gute? Mu gihe twebwe twavuka ku ngoma za Kristo, abana baravuka tukabazanira abatanga bakabamunikira Imana.
nkuko Samweli bamutuye Imana. Ariko muheshe Imana icyubahiro. Haleluya. Uwanje amaze kuvuka nabazanye mu nzu y'Imana. Babaho umugisha mumwe mwitestera umwamikazi. Ariko data we. Ariko nje ngo sinde kagaba ibya bizina by'imivumo bya za karande. Hari n'ikizina witwa udasenze kugira ngo uzaba n'umugisha bikakugora. Ntago bakwita maganya cyangwa miruho ngo uzabone imigisha. Miruho nyirasafari ngo wubaka urugo nugora ku isafari. Nyirarugendo aho rushakiye ruraza rukubirindura. Mbarimo mbazi nta banyamugisha uzaturamo. Nduhira abantu ukora abandi barya ubundi abandi batera imbere. Kuko muri Samweli 25 aravuga ngo izina ni ryo muntu. Nabayi ni ikigoryi yakoze ibihwanye n'izina. Yakobo Imana itaramuhindurira izina cyitwa Muriganya. Yajyaga kurambagiza bakamuhunda. Imana avuga iki kizina bisu uyu muntu nta mugisha azabona kuko ari kimuvumo. Reka nimwambure mwambike izina ry'umugisha mwita Isiraheli. Haleluya. Haleluya. Imana mwita Isiraheli ngo amahanga yose azakwitirirwa. None urabona uruzina rw'imivumo rw'imyaku. Abadayimoni bararubona bakaza biruka. Umwami atanga igihugu aravuga ngo abanyarwanda mbahaye u Rwanda ruhaye ibi bigirwamana uko ari bitatu. Bazabakore nibatabakorera iyi mivumo izabasibagireho. Umuvumo wa mbere abanyarwanda bazahera imahanga. Uwa kabiri bazicane n'ibyuma. Uwa gatatu abadamu babo n'abakobwa bazagumba hebago abandi bahere kuzi. Murumva iyo mivumo? Nta gihugu wageramo ngo uburemo umunyarwanda. Hari n'ababirwa binginga ngo batahe banze gutaha kubera umuvumo. Birwa babwera kubera imivumo. Turimo turagenda. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Abatutsi bapfa bazira ubusa kubera okanya. Kubera ibyo bigirwamana basogokuruza bako bifatanije n'ubuyobozi bubi. N'ubu iyo mivumo iracyahari. Hari umuntu kibona ukabona aracyarebera umuntu mu mazuru ayaba avamo esanse. Ariko uriya afite izuru rigufi. Wese we hiryawe ubwo ngubwo twaricomeka kaminuza tugashyira mu modoka ikagenda. Hiryawe twarikama tugaha abana bakama bwakigashira si bimwira bivamo. None se amazuru abera iki si uguhumeka. None se icyanyu uko kimeze kose kirahumeka. N'icyawe kirahumeka. Wasanga urwaye n'amasinezite. Turimo nini? Umwanda w'abazimu na karande. Kwa uri mugufi none se abantu bose ubaresha nka magisini. Isi yabi. Abantu baresha na jamba isi yabi. Abantu basa na jamba isi yabi. Ariko ubona beti ubona uyu mumama Teddy arakayobe safa. Ureba urukare rwa Jamali mahwi. Umutwe wagushwe umeze nk'uyu wanjye televye. Ukabona ni decoration y'Imana. Ibintu n'uburyohe decoration y'Imana. Ariko kubera karande n'abazima uriya ntabwo ari we wacu. Uriya none waramuremye. Mbirira mugenzi ngo waramuremye. Waramuremye. Imana ricaye ngo reka ndemesha Mari. Mureme muri aka gaforume mwigitwa kimeze gutya ariko mwe nakanwa ajya kugira Yesu. Bashaka kuvuguruza umugambi w'Imana wowe. Ariko ibintu mvuga muri murabyumva. Aho kugira ngo ukore witeze imbere ngeze amazuru meza ntacyo azakumarira. Aho kugira ngo ushake Imana kwenyewe mvuka iso ni karande turabana b'Imana. Ngemugenzo ngo turabana b'Imana. Twaremwe mu ishusho y'Imana. Ibindi byose n'abasimu. Ni karande. Makabo gasanga yangwa yirbaga ifite ikiruno cyiza. Ibyo kiruno se cyakumarira. Kivamo ikisi umwanda.
Excrema imyanda. Uvanyemo ibintu bivamo ukabishyira twakwiruka. Ariko amatara n'ibindi kimwe kimwe. Ngaho nagira ibintu bitakara agace gusura yuko tutiwe. Ariko amazara bene no bari n'abasore bagura n'ibibuno bana. What is this? Imyanda. Ariko se icyanjye uko kimeze kose ntabwo gikora akazi. Akwicaho gikora. Kamavanye habazimu nakara. Amazambiki. Akabaho kanje nigakora akazi. Wiki niba wanyu hari ukene budasanzwe cyo kubita imandwa bita iki? Ive mu muryango wanyu mu izina ryanyu. Hariyo bitaga kagoro. Kagoro ni imandwa iteza ubushizi bw'isoni abanyarwanda kazi. Ugasanga inyosi yararishinze. Yarazamutse. Yabaye umugabo yavuga ati cyanje uranze umwana w'umuzika bakazi. Umwana w'umusinga wacu usuka bimeze agatangira kubera imandwa ya kagoro yamushize. Yamushize rwose amaso yaraturumutse iminwa yaraye kubera kagoro. Yabwira umugabo ugira ngo arabwira imbwa yagize gute? Yiciri. Kubera imandwa yana kagoro. Hari imandwa bita nkonjo. Nkonjo. Nkonjo ni imandwa iteza amagambo. Abakoresha ewa. Iyo mandwa barayigira cyane. Nkonjo yari umunyamakuru wa Ryango. Ura hari akantu uvuga utaragera no mu rugo akagutaga mu rugo. Uwo muntu ukabana mukingirana n'ahantu ariko akagenda akabwira igikuta kubera imana kugira ngo aruhuke. Adashobora kurarana akantu nijoro na rimwe. Iyo mpamvu zikunda isenyu ngo s'abantu kwirwa bavuga inguko zitari kwirwa uriya mukobwa uriya ngo amaze gukuramo inda uri dogiteri we uramukonsire niwe bazimukuyemo kubera imandwa ya kagoro yankonja imini urumva uriya mugore n'umuntu naze gufata neza umugabo we bakugize umuntu urigisha uko bafatirwa mu mudugudu runaka yarahagaranye na runaka bakugize umwesikoti w'abandi kubera cyangwa njo kikwicayemo. Bwana sifiwe. Sana. Nimunagana kumusoza amasaha aragenda nzagaruka sibyo ra? Nzagira gute? Nzagaruka mbabwire buri mandwa n'ibyiteza n'iyubusambanyi bita mugasa warwaye ibebe n'inda n'ibituma abantu badasenga bitarutukusambuga inkuba ya Nyirajanja afatanya n'imyuka ya ngunda ya rubebye waryaga inka yose akayimara. Somera muri Yeremiya twisorese 3:19 tuzagaruka sibyo ra? Yego tuzagaruka turabanyuze. Somera wihuta nshuti yanjye 3:19 dusoze ari zindi gahunda dushaka ko zikomeza mu kanya. 3:29 cyo cyanditswe mu iyo minsi biravuze ngo iyo minsi byo twari mu isezerano rishya nako rya kera iyo mivumo no mu isezerano rya ariko mwumvira ijambo none rije rivugana namwe. Biravuze ngo iyo minsi ntibazongera kuvuga bati badata bari imizabibu ikarishe igize gute komeza kandi amenyo y'abana niyo agira gute agira gute ngo iyo minsi ntago ababyeyi komeza mu gukurikizaho iyo minsi ntago ababyeyi bazakora ibyaha mu isezerano rishya n'uwo twageze bamaze kwakira Kristo. Ntabwo ababyeyi bazakora ibyaha ngo ingaruka abana nibo bagira gute aribo zisharira. Komeza. Ahubwo umuntu wese none ashaka komeza azapfa azize ibicumuro agize gute kubamenye Kristo azapfa agize gute komeza umuntu wese uri imizabibu ikarishe niwamenyo ye azagira gute ariko murakomeye Imana bashiyemo.
ubone urumva mu isezerano rishya bwa buhanuzi bwahanuraga ibizaba mu isezerano rishya Kristo yara. Haleluya. Muri iki gihe cya Kristo kubakishijwe buri muntu azarya ibikarishya amenyo yari wagira gute. Ntabwo ibya data ushaka ko Imana imuhindurira amateka, ushaka ko ibyo bihinduka bishya, ushaka ko ibyaha by'ababyeyi be bitazamusharirira, ya mivumo y'ababyeyi bitazamusharirira, hanyuma ushaka kwikirizwa, ushaka kugarukira umwami Yesu ngo atere intambwe abakozi b'Imana bamurambikeho ibiganza. Niba harazamura ikiganza aha ndimo ndasoza, zamura ikiganza bakomere mu mashyi ndabona nshuti zanjye. Izo karande tuzisuhukemo kubasengera, ndashaka kubasiga amavuta mu izina rya Yesu. Imana ikababohora, Imana ikabakiza, ubuzima bwanyu bugahinduka, mugahindura ibisekuruza by'iwanyu. Muze hano babakomere mu mashyi, impundu abadiyakoni mudufashe, abaririmbi muhaguruke, tugeze mu murimo ukomeye wo gusengera abantu abashumba, muve mu myanya tubahoza abantu Satani yagize imbata. Mu izina rya Yesu mufate icyemezo, muze mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza.